Murakaza neza kuri Bobo Kesho Promoter TV. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo umuziki w'abanyanigeria urenze cyane ku isi. Uwo muri kureba ku rubyiniro cyangwa se kuri stage yitwa Rema, ukunze kwiyita Bad Boy. Uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria yakoze agashya ko kuba yaragiye kuri stage akarinda ahava ataririmbye, kandi abafana bafite vibe iri hejuru cyane, bashyushye, ibintu byaryoshye, ibirori byaryoshye. Kurikira kano ka video. Ikindi utaruzi ku bahanzi b'abanyanigeria, iyo bari kuri stage bakoresha imbaraga nyinshi cyane. Uyu nawe ni Rema Bad Boy, yari ari gukora igitaramo. Urabona ukuntu yiteraguraga hejuru akisararanga kugira ngo abafana bakunde bashyuhe. Jewe ndi Bobo Kesho, hano wageze ni kuri Bobo Kesho Promoter TV, kandi cyo gukorora kizi. Ubundi abanyanigeria ku isi umuziki wabo uri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Biragoye ko hano mu Rwanda hari umuhanzi wakora igitaramo akakivamo ataririmbye, even na Bruce Melody cyangwa se The Ben. Nibo bahanzi barenze mu Rwanda, ariko nta muhanzi wakora igitaramo ngo arinde ahava abafana aribo biririmbiye ubwabo bakaririmba indirimbo paka bazirangije, igitaramo kigahumuza umuhanzi ataririmbye. Ibi ngibi ni ibitangaza cyane Rema yakoze. Ntabwo ibi ngibi bikora uwo ari we wese hano ku isi, kugira ngo umuhanzi ajye kuri stage arinde ayivaho. Icyo avuze gusa ari ugushimira abafana babanye nawe kuva igitaramo gitangiye kugera gisoje. Ibi ni ibitangaza. Mwite Rema Bad Boy, cyewe nyita Bobo Kesho Promoter.